Twongeye kubaramutsa tubifuriza kwishimira mu mwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kugaruka muri wa mwanya wacu w'ikiganiro intego y'itorero tugezwaho na CBN TV. Ngikomeza kubaganiriza muri iyi ngingo di Pastor Deogracias Nitegeka, ndi umushumba mu Itorero Presbyterian mu Rwanda. Mu biganiro byatambutse twagerageje kuganira ku isura y'umwigishwa, tuganira ku nkomoko y'iryo jambo n'imigirire y'abigishwa. Twinjiye mu biganiro tubereka ko abahanga bagiye bigaragaza ko mu bihugu byateye imbere hirya no hino ku isi, mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu bya Aziya nka Syria, i Babuloni, muri Bugereki, iri jambo ryagiye rikoreshwa mu myaka iri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 2500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Twaberetse kandi uburyo abahanga mu bijyanye no kuboneza imitekerereze nka ba Socrate, ba Platon bagiye nabo bigisha, bakigisha abandi banyeshuri nabo bakavamo abigisha, bakagira abigishwa bagenda bakurikira, ndetse bakagenda bongeraho n'ibitekerezo byabo, bakavumbura n'ubuhanga bwabo. Buri mwigisha wese akagenda yigenga, akagira ishuri rye, akagira abigishwa benshi. Abigishwa nabo bagiye bavamo abigisha mu bihe byagiye bisimburana. Twagerageje kandi no kugaruka ku bigishwa mu muco wacu w'Abanyafrika, twibanda cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twagaragaje tuganira uburyo urubyiruko, abantu batozwaga mu Rwanda mu bijyanye n'imiyoborere bagatorezwa mu itorero, mu bijyanye n'iyobokamana bagatorezwaho, bakoraga imihango yo kwambaza abakurambere, kubandwa, guterekera, kandi bagatozwa indangagaciro ziremereye, bagatozwa kubaha igihango n'indahiro, bagatozwa urukundo n'ubumwe hagati yabo. Ibyo rero bikagenda bibayobora mu byo bizera, mu byo bari bashingiyeho iyobokamana yabo. Twagerageje rero no kwerekana ko izo ndangagaciro nziza, zidafite umurongo tuzishyize ku ruhande, izagira umumaro dushobora kuzitekerezaho, zikaba zadufasha kuba umusingi cyangwa inkingi abantu bakubakiraho n'ubwigishwa mu itorero, kuba umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo, abantu bashingiye ku ndangagaciro z'ibihe byatambutse n'abakurambere, nabyo bikaba bishobora kubafasha. Twabonyemo kandi ko hari igihe mu nyigisho zagenaga zitangwa mu iyobokamana rya kera hazagamo n'ibintu bimwe na bimwe bitanoze, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwaje kugira ngo bukosore. Uyu munsi rero twebwe abakurikiye Kristo tugaragara nk'abigishwa, duhuriye mu muryango w'Imana, itorero rya Kristo. Tugiye kuganira rero ku mwigishwa mu itorero. Umwigishwa mu itorero we agaragara ate, bikomoka he, bivuze iki, bigamije iki? Abakristo bamwe ndetse n'abayobozi bamwe b'amatorero batekereza ko badakeneye izi nyigisho, badakeneye kwiga, biyumvisha ko bageze ku rugero rushyitsi. Rimwe na rimwe bakaba batagishaka gusoma Bibiliya ngo bayihe agaciro, bayihe umwanya, bakaba batagikeneye kujya mu mahugurwa ngo bahugurwe, bakaba batagikeneye kwicara ngo batege amatwi ibiganiro nk'ibi ngibi bakurikire basobanukirwe, kuko baravuga bati tubimazemo igihe. Ariko se kubimazemo igihe biguha koko kuba uri umwigishwa mwiza uri mu murongo nyakuri? Muri Bibiliya rero haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya! Uko niko Yesu abwira abigishwa be ba mbere, batangiye ari abigishwa, biza kurangira bageze no ku cyiciro cyo kuba intumwa. Arabatuma, ariko n'ubundi abatuma bakagenda akomeza kubigisha ku ishuri rye, nabo bakagenda ari intumwa ngo bajye kwigisha abandi. Yarabwiye ngo mukomeze mukore uwo murimo, mwigisha abandi, mubahindure, mubahe imbaraga zo kwizera, nibemera mubabatize. Ibyo rero tubibona muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ni ikintu gikomeye umwami Yesu yaturaze, yadutegetse, ariko nanone kwemera no gutekereza ko umuntu yaba yarageze ahantu yarekeraho ntakomeze kwiga byaba ari ukwibeshya. Ibi rero biduhamiriza ko umukristo agomba iteka guhora yiga.
ibyo bihura n'umugani uvuga ngo kwiga bitangirira mu nda. Kwiga bitangirira mu nda ni imvugo abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu yize abitangira ari mu nda bikazarangira ageze mu mva. Hari umuhanga wundi wavuze ngo ubwenge bwinshi buri mu irimbi. Bivuga ko abantu baba barabayeho bagisamwa mu nda z'ababyeyi babo bagatangira kwiga bihereye ku kwiga ku bijyanye n'amarangamutima umwana aba afite, bigenda byinjira mu bwonko bwe, agira ibintu yiga ahindukaho kuzageza abaye umuntu mukuru agasaza agapfa, bikarangira aho ngaho. Ariko muri icyo gihe cy'imibereho yose akaba yarize ibintu byinshi n'ubwenge bwinshi, ariko bikarangira butwaye. Kwiga rero ni urwo rugendo rutangira umuntu ataranabitekereza kugeza igihe rurangira binamutunguye wenda cyangwa bimuciriye amarenga umuntu agapfa. Muri iki gihe tugezemo rero, inyigisho zo mu buryo bw'umwuka iziriho nyinshi usanga zifasha abantu kubahiriza gahunda z'idini cyangwa kubahiriza amategeko y'itorero n'imihango y'itorero, ariko ugasanga igice cyo guhinduka abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo kidashyirwamo imbaraga, cyangwa n'abantu batacyitaho mu by'ukuri kuko bumva ko bajijutse, basobanukiwe, ari abantu bakuze, hari abantu bamaze imyaka myinshi mu itorero rya Kristo, ari abantu bafite imyaka myinshi y'ubukure cyangwa bize amashuri menshi. Ibyo bigatuma icyo gice cyo guhinduka abigishwa nyakuri batagiha umwanya munini mu buzima bwabo. Mu by'ukuri rero umunyedini nk'uko twabivuze abaho mu buzima butandukanye n'ubw'umwigishwa. Mu idini ibyo umuntu abujijwe gukora nibyo bihabwa umwanya munini. Abantu bakibanda kuri kirazira, ntukagire gutya, uzagire gutya. Kandi muri rusange mu by'ukuri iyo tubivuze ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Hari icyo Imana ikwifuzamo nk'umwigishwa uhindutse ariko ubona ufite n'umurongo w'ukuri. Mu itorero hirya no hino, haba mu Rwanda, haba muri Afurika cyangwa n'ahandi ku isi, usanga inyigisho zabo, kubwiriza ubutumwa kwabo cyangwa kubwiriza ubutumwa kwacu bigendera ku kubahiriza amategeko, guha umuntu amategeko agomba kugenderaho cyangwa se agomba gukurikiza nk'uko abafarisayo bagendaga babikora mu gihe cya Yesu Kristo igihe yabwirizaga ubutumwa akiri muri iyi si, muri cya gihe cy'ubusore bwe akora umurimo muri ya myaka 3 yamaze yivuga butumwa. Amategeko niyo ashyirwa imbere kurusha indangagaciro cyangwa se imyitwarire ikwiye kuranga umukristo. Abajya muri ayo madini cyangwa abajya mu matorero abatugana, iyo bashoboye gukurikiza amabwiriza bakamenya kuvuga ngo bagenda gutya, banyura aho bagiye gusenga, ibi bibujijwe ni ibi ngibi, batekereza ko bageze ku kwizera gushyitse. Natwe ababayobora, ababigisha, hari igihe dutekereza ko abakristo dufite cyangwa abatugannye bose bari ku rwego rushyitse nta kibazo. Ibyo rero bigaragarira mu myitwarire itandukanye, cyane cyane iyo twageze igihe umuntu akagaragaza imyitwarire nk'iy'abafarisayo tugenda tubona muri Bibiliya, niho abantu bongera kugaruka bakibaza ngo ese byagenze bite? Uriya muntu ko ari umukristo, kaba mu rusengero, kaba mu itorero, ko rimazemo igihe, ko ari imbere y'abandi, kuki biriya bibazo bihari? Ikibazo gishobora kuba gihari ni uko umuntu yakurikiye umurongo akaza mu itorero ariko atigeze atera intambwe zihagije zo guhinduka umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo. Abantu rero bafite icyo kibazo cyo kuba bari mu itorero batarahindutse abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, ni abantu barangwa no kwirebaho gusa, ni abantu barangwa no kwiyemera, babumva ko Imana bayirusha abandi, bageze ku rwego rusobanutse, ari abakiranutsi. Ntibashobora kumenya icyo Kristo abashakaho nuko ashaka ko bahinduka, ahubwo bo bagenda bashaka kwerekana ko barenze abandi mu bijyanye no kwizera no gusobanukirwa itorero. Umunyedini rero cyangwa umunyetorero wubatse ku nzego gusa n'imihango y'itorero, yirebaho gusa, akumva ari we cyitegererezo cy'abandi,
akumva abandi bantu babaye nkawe mu itorero ryaba ryiza, ariko kandi wamugenzura ugasanga nta n'umusaruro afite. Ahora acira abandi urubanza iyo abonye abantu batabona ibintu kimwe nawe, cyangwa se batari mu itorero rye, cyangwa batari mu idini ye, abacira urubanza kumva ko ari abantu rwose bari ku rwego rwo hasi cyane. Uyu muntu rero utaragera kuri rwo kuba umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo wubatse ku myemerere n'imyubakire y'itorero gusa, aba yumva ari indakemwa, akumva atandukanye n'umwigishwa, wa mwigishwa ufite umutima umenetse kandi uciye bugufi kubera urukundo akunda Yesu, cyangwa n'urukundo Yesu amukunda nawe akarwakira. Umuntu rero uhagaze gusa ku myigishirize y'idini, ku myubakire y'idini, ntabwo abasha gutandukanya iby'ingenzi. Ni byiza rero ko umuntu abanza gukora cyangwa se akwiriye gushyira imbere icy'ingenzi, aricyo turimo kugenda twigaho kugira ngo tugisobanukirwe, kugira ngo bimufashe nawe kuba umwigishwa mwiza, aho kuba umunyedini mwiza, aho kuba umunyetorero wubahiriza gahunda gusa z'ibyanditse z'imyubakire y'itorero, ariko atarakiriye Yesu koko ngo agendane nawe amuhindure umwigishwa ukwiye. Uyu muntu rero yumva ubutumwa bwiza ari uguhamagarira abantu bose kuva aho bari bakaba mu itorero rye, cyangwa se bagafata umurongo w'ubuzima we agenderamo, bakaza aho ari kandi bakagendera mu murongo we, niyo yaba bigisha ijambo ry'Imana mu buryo budakwiriye, niyo yaba afitemo ubuyobe cyangwa atabisobanukiwe neza. Uyu muntu wubatse ku by'idini gusa, icyo areba nuko abandi bamukurikira mu murongo we, ntabwo areba ngo ese abandi bankurikiye mu murongo, ariko si umurongo ndimo ni uwa Yesu Kristo, mpamanya n'umwuka w'Imana. Ishyaka rye riba rikiri gusa ku myubakire y'inzego n'amabwiriza n'amategeko y'itorero cyangwa y'idini. Nyamara ubuzima bw'umukristo buturuka mu nyigisho zatanzwe n'Imana ubwayo. Niho tugomba gushingira ubuzima bwacu nk'abakristo. Icy'ingenzi ntabwo ari imbaraga umuntu akoresha asanga Imana, ahubwo igikomeye ni urukundo n'ubuntu yatugiriye. Imana yatugiriye idusanga, isanga umuntu, ariko nanone kugira ngo umuntu abyakire bikamusaba kuba afite umutima umenetse. Icyo nicyo kiremereye cyane. Imbaraga dukoresha tujya mu idini twinjiramo si cyo gikomeye, si cyo gihabwa agaciro, ahubwo gihabwa agaciro ni imbaraga dukoresha twakira Imana iyo yateye intambwe ikadukunda ikanadusanga. Mu gusubiza rero iki gikorwa cy'ubuntu bw'Imana, umukristo ahabwa imbaraga zo gukora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro. Ese izi imbaraga wowe warazakiriye? Ese izi imbaraga urazemera zigakora zikagukoresha? Uko kuri rero usanga amatorero menshi ataragusobanukirwa. Abantu bagarukira nyine ku buryo amategeko yabo yubatse, uko itegeko nshinga n'amategeko shingiro yacu yubatse, uko imico yacu yubatse, dusenga gutya, tunyura aha, tubikora kuri uyu munsi, tubigenza gutya, ariko abantu bataragera kuri urwo rwego rwo gusubiza urukundo Imana yabahaye ngo bakingure imitima yabo, izo mbaraga n'ibikorwa byabo bihesha Imana icyubahiro. Nyamara rero iyo abantu baza gusobanukirwa neza uko kuri, nta tandukaniro ryakagombye kuba riri hagati y'amatorero yose tubona. Amakimbirane avuka mu matorero, gucikamo ibice kugenda kuvuka mu itorero rya Kristo, bishingiye kuri iryo hame ry'uko abantu batarasobanukirwa neza impamvu n'umurongo bakwiye kunyuramo bahinduka abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero tugomba gusubira muri Bibiliya kugira ngo tumenye, dusobanukirwe neza icyo Imana itubwira ku buzima bw'umwigishwa, tubigire ibyacu kandi dushobore kwera imbuto zihesha Imana icyubahiro, haba mu migenzo yacu, mu matorero yacu, mu mitekerereze yacu, mu magambo tuvuga, imyitwarire yacu no mu bikorwa byacu dukora bya buri munsi. Abana b'Imana rero bari mu itorero bayemera by'ukuri, ni naho ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bw'uyu munsi niyo Isiraheli ya none. Mana yacu
nk'uko Yesaya abivuga, aravuga ngo Mana yacu, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Yesaya arabivuga mu gice cya 54 ku murongo wa 13. Nuko nimugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Matayo nawe arabigarukaho, aho Yesu yabibabwiraga abitegeka abigishwa be bari bagiye guhabwa inshingano zo kuba intumwa, igice cya 28 ku murongo wa 19 n'uwa 20. Muri iyi mirongo rero yombi ubwoko bw'Imana bugizwe n'abandi. Nabikomojeho hejuru, ariko tunabirebe neza. Umugambi w'Imana muri Yesaya no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ni ukugira ngo ubwoko bwayo bugirwe n'abigishwa, abantu biga, abantu basobanukirwa icyo Imana ishaka ku buzima bwabo n'umugambi bafitiye, ariko bagahora biga. Ubwoko bw'Imana bwiga, abana b'Imana bige bave mu bujiji. Mu isezerano rya kera Imana iteganya ko abagize ubwoko bwayo bagomba kuba abigishwa, nicyo yabakanguriraga. Kandi no mu isezerano rishya naho nuko Yesu umurongo wa se Imana Data, ibyo yakoraga byose yagira ngo abahamagawe n'Imana bigishwe nk'abigishwa aho kugira ngo bigishwe nk'abanyedini. Icyo nicyo Imana yari igambiriye mu muryango wayo, kandi n'uyu munsi nikigambiriye. Niyo mpamvu Yesu yakoze umurimo akohereza abigishwa kugira ngo igihe bahindutse bakaba abana b'Imana, bakaba abigishwa beza, nabo bagende bahindure bagenzi babo, bahindure ababakikije, bahindure isi, bayigire nziza. Mbese turebye mu itorero ryacu tubona abantu bose barahindutse abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Se uko abantu nta bigishwa koko? Niba ari yego, tubibonera kuki? Niba ari oya, ni ukubera iki? Ibipimo dufite dupimiraho abantu bacu mu itorero ko bahindutse abigishwa nyakuri ni iki? Niba se tubapima tugasanga atari byo, ni ukubera iki? Kuki abantu bafite uko kwizera kwa Gikristo, iyo misengere, iyo myemerere ariko idahindura ubuzima? Ha mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, umwigishwa ni uwiga, umwigishwa ni uhora yiga, umwigishwa ni uwigishijwe. Muri Yesaya umwigishwa ni umuntu watojwe, ni ukuvuga wigishijwe, ufite uko yahinduwe, ufite nuko yahindutse. Naho muri Matayo umwigishwa ni umuntu ufite imyitwarire runaka imuranga, ariko imyitwarire imuranga ikaba ifitanye isano n'umwigisha we mukuru. Inyigisho yahawe niyo kugira ngo agire ubuzima n'uburyo bw'imibanire nk'umwigishwa. Imibanire ni kimwe mu bigize uguhinduka kuranga umwigishwa. Hari ibice bitatu biza muri iyo mibanire. Icya mbere ni Imana mu butatu, hagakurikiraho umwigishwa, hanyuma hakaza n'imiryango itandukanye uwo mwigishwa abarizwamo. Kuvuga Imana, imibanire y'Imana n'umwigishwa, Imana mu butatu bwayo. Hakaza nanone umwigishwa ku giti cye n'imibereho ye bwite muri we imbere. Hakaza nanone umwigishwa mu bandi ameze gute. Ibyo ni ibintu bitatu byo kwibazaho, ni ibice bitatu byo kwibazaho. Umuryango wa mbere umuntu abarizwamo mbere yo kumenya Imana binyuze muri Yesu Kristo nuwe yavukiye, aho uvuka. Uwo muryango ushobora kuba wa Gikristo cyangwa se utari wa Gikristo, ukaba ufite umuco w'uranga
bitewe n'ahantu uwo muryango uherereye n'amateka yawo. Undi muryango ni uw'umuntu agira kubera imibanire ye na Yesu, bituma agira imibanire n'ubutatu bwera, ariko Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Uwo muryango rero ni umuryango w'abana b'Imana bahuje kumenya Yesu Kristo cyangwa se no kwizera Yesu Kristo. Uwo muryango rero ni umuryango w'abigishwa, ni ukuvuga umuryango w'abubaha Imana kandi bakabaho mu buryo bwo kuyihesha icyubahiro, bakabaho mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 10, Mose yibutsa ibi bikurikira. Aravuga ati, ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati, nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye kugira ngo bigire kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Kugira ngo umenye kubaha Imana ni ngombwa kubyiga rwose. Inyigisho ni ngombwa. Umukristo utemera kwiga, umukristo utemera kuba umwigishwa, no kubaha Imana biragoye cyane. Naho yakubahiriza imirongo y'itorero cyangwa y'idini rya Gikristo n'imihango itorero rye rikoresha risenga, kugira ngo azajye ku rwego rushyizwe rwo kubaha Imana biramuruhije, kuko atigishijwe, kuko atemera guhora yiga. Nk'uko Yesu yaherekeje babigishwa be bajya Emawusi, akagenda akabasobanurira, nk'uko tubibona muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 13 kugera ku 31, kandi nk'uko wa munyetiyopiya w'inkone yizeye Yesu abanje gusobanurirwa na Filipo, tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 kuva ku murongo wa 26 kugera ku 31. Ni ngombwa kugira ngo uguherekeza cyangwa ugusobanurira abakristo ijambo ry'Imana kugira ngo baryakire, bafate igihe cyo kwiga. Ntabwo twabisobanukirwa tutabyizi. Filipo yabajije uriya munyetiyopiya ati, se ibyo usoma urabyumva? Nawe aramusubiza ati, nabibwirwa nte nabyigishijwe, nabyizera nte ntabyumva? Bavandimwe rero, urugendo rwo kwiga turimo ni ipfundo rikomeye ryo kugira imbaraga zo kubaha Imana no kuyizera by'ukuri, kuko twasobanukiwe. Nubwo umwigisha nyakuri ari Umwuka Wera uhagarariye Imana Data n'Umwana, ntibibuza ko Mwuka yafasha abantu kugira ngo yuzuze ibikorwa bye. Mwuka w'Imana aradufasha, Mwuka w'Imana duha imbaraga, aratwigisha, ariko ibyo akora tugomba natwe kongeraho igihe cyacu n'ubushake bwacu n'ubucukumbuzi bwacu, kugira ngo ibyo twiga, ibyo twigishwa n'ibyo twigisha, Mwuka Wera binyuremo, ahaze imitima yacu, asobanurire n'ubwenge bwacu tubishyikira. Niyo mpamvu ku Mana umwigishwa ari umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, akiyemeza kwigishwa n'Imana afatanije n'abandi bigishwa, afatanyije n'abandi bakorera Imana bakamwigisha. Iyo mibanire yo kwigishwa igomba kwita ku muntu ku giti cye, ku byiyumviro bye no ku muco we. Ntabwo dushobora kwigisha ibintu bivuye mu muco w'abandi gusa, dushobora kwigisha ibintu bivuye mu kirere gusa bidashingiye no ku buzima abantu barimo, kandi nawe ntushobora gufata ibintu bivuye mu muco w'abandi gusa n'ubumenyi buvuye hanze y'umuco wawe gusa, utanabisanisha n'umuco wawe n'ibyifuzo byawe, ngo uzabashe kubigira ibyawe by'ukuri bikugira umumaro. Bavandimwe, nk'uko twagiye tubiganira, nk'uko twongera kubigarukaho, ikigaragara ni uko mu mico yacu, mu muco wacu nk'Abanyarwanda, mu muco w'Abanyafurika, mu muco abantu bagiye bafite mu bihugu byabo bitandukanye, hagaragaramo ingingo y'uko umwigishwa yahozeho, ariko nanone bikagaragara ko umwigishwa imitekerereze ye
n'imikorere byagiye bihinduka bitewe n'ibihe. Umwigishwa kandi agaragarira mu mibanire ye iri hagati ye n'umwuga runaka, n'umwigisha nanone. Niba umuntu ari umuhinzi, niba umuntu ari umuhigi, niba umuntu akora indi mirimo ya gakondo isanzwe, uwo muntu imitekerereze yabaga afite yabaga ijyanye n'ubuzima arimo n'icyo akora. Ariko ihame rikomeye ni ugusobanukirwa n'ibyo umwigisha amwigisha, ni ugusobanukirwa n'isezerano yakoze igihe yigishwaga n'uwamwigishaga, ibyo bintu akabigumana. Uyu munsi natwe rero iyo ni indangagaciro ikomeye yo gusobanukirwa ibyo dukora, imirimo yacu ya buri munsi tukayihuza n'ibyo twigishwa mu ijambo ry'Imana, kugira ngo tuba abigishwa beza, ariko ibyo twize binahindura ubuzima mu buryo bufatika. Itorero ry'uyu munsi rero, itorero ry'iki gihe, abenshi bitiranya ibiranga umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo no guhinduka umunyedini. Tubigarukeho kuko twabivuze muri iyi ncamake turimo gukora y'ibyo twize hejuru. Ni icyo ngicyo nanone kiba umutego abantu bahagera bakagwa cyangwa bagasitara. Kuba umunyedini, kubahiriza amahame y'itorero n'amategeko n'amabwiriza, tukabigereranya no guhinduka umwigishwa nyakuri wa Yesu. Urugendo ruracyari rurerure. Iyo myumvire rero ituma ubuzima bw'abakristo badakura ngo bagere ku rugero rushyitse, ahubwo usanga babaho mu buzima bwo hejuru, busa nko kugenda mu kirere, busa nk'ubuzima abantu bahura bakabyina bakishima, ariko basohoka mu nsengero, twasohoka aho twahuriye tukajya mu bindi, bigasa nk'abantu bari botaga umuriro none bakaba bawuvuyeho, bagera hirya bagakonja. Nyamara rero muri iyi minsi turabibona twese ko amatorero amwe n'amwe yigisha abantu kugendera mu byo ayo matorero yifuza. Ibyo twifuza nk'amatorero, iyo twifuza nk'abayoboye amatorero, iyo twifuza nk'abigisha abandi, bishobora gutandukana rwose n'ibyo umwami Yesu yifuza, n'ibyo umwami Yesu yaduhamagariye. Icyo dukwiye kugitekerezaho kugira ngo rero dushobore gusohoka muri ibyo bibazo. Ni ngombwa kumva neza icyo Bibiliya itubwira kugira ngo abe ari cyo dushyira mu bikorwa. Bavandimwe, nongeye kubashimira kuri uyu mwanya mwampaye wo kurushaho gukomeza gutekereza ku ihame, ku nshingano ikomeye yo guhindura abantu abigishwa, ariko tugahindura abantu abigishwa natwe twarahindutse abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Dukomeze kuryoherwa n'ibyo umwami Imana agenda dutegurira, kandi turushaho gukomeza gukurikirana ibiganiro tubategurira kugira ngo turushaho kuba abigishwa bafite icyerekezo, abigishwa bafite ubuzima bufite ireme, kandi koko bubaha Imana by'ukuri. Nongeye kubashimira uyu mwanya mwampaye kuri CBN TV. Ndashimira abaduhaye uyu murongo bakawutwemerera kugira ngo tujye tubasha kwigishirizaho ubwoko bw'Imana. Namwe kandi abadukurikiye hirya no hino ku isi, ndabakangurira kutubaza ibibazo mwumva mufite kuri izi nyigisho tubaha, ibitekerezo mwifuza ko twarushaho kwinjiramo mu buryo bucukumbuye. Byose murabyemerewe. Kutwereka ko mukunze ibiganiro byacu, mushobora kubitwereka mukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Ariko kandi niba ari nabwo bwa mbere ukibona ibi biganiro, ushobora gukora subscribe kugira ngo nawe bigufashe kujya ubona izi nyigisho zacu zinyura kuri CBN TV bikoroheye, atari ngombwa ko urinze kubishakisha bikuvunnye. Imana ibahe umugisha, dukomeze kunogerwa n'ibyo Imana idutegurira mu bihe biri imbere. Murakoze.